Ijwi ry'igitabo. Imana mu Rwanda rwo hambere. Iyo usesenguye imibereho n'imvugo by'Abanyarwanda ba kera, usanga bari bazi ko Imana ibaho kandi ugasanga barakunze kuyiragiza bageze kure. Usanga bari bazi ko ariyo yaremye ibintu, ko rero ariyo ntangiriro ya buri kintu. Ibyo bikagaragarira ku mazina bayihaga nka Gihanga, Rurema, Rugira. Ugasanga bayita iya kare ariko kuvuga ko yariho mbere ya byose. Bari bazi kandi ko Imana isumba byose: abazimu, abazima, imandwa, ibyiza, ibibi, abagome n'ibindi. Bakavuga ngo Imana iruta imanga, ngo iyakaremye n'ikamena, cyangwa ngo umva mana y'Imana. Icyo gitekerezo ngo umva mana y'Imana bakakivuga bashaka kwerekana ko Imana isumba ibinyabubasha. Bari bazi ko Imana itabera kandi itarenganya. Bakavuga ngo ntigurirwa, ariko kuvuga ko itemera ruswa. Iyo bavuga ko haragura Imana, baba bashaka kuvuga ko ariyo yonyine izi byose, ibyahise kimwe n'ibizaza, bityo ikaba ariyo yonyine ishobora kugena uko umuntu azamera. Bari bazi ko ibintu byose bitangwa nayo, kuva ku rubyaro kugera ku bintu. Iyo babaga babuze ikintu mu byangombwa, birindaga kwiheba, ahubwo bakiragiza Imana. Baba bari mu kaga cyangwa bafite umurwayi ugeze kure, bakavuga ngo naho Imana. Imana mu mibereho y'Abanyarwanda. Nyamara ariko nubwo Abanyarwanda bari bazi ko Imana ibaho, mu mibereho yabo yasaga niba ari kure, isa naho itabivangamo. Nta ngoro bigeze bayubakira kuko bari bazi ko ibaho ishatse hose. Nta ruhimbi bayihaga kuko batayiterekeraga, kuko batayigororaga. Nta maturo bayihaga kuko bari bazi ko itayakeneye. Nubwo nta kimenyetso kigaragara bari barashyizeho, mu bitekerezo byabo bakunze kugaragaza ko bayizi kandi ko ishobora kubagirira akamaro. Ibyo bigaragara cyane mu mazina bitaga no mu migani bacaga iyerekeyeho. Bakavuga ngo Mbonigaba, Ntigura, Nzabona impa, Tanga ishaka, ngo ntimugura, iyo muguze iraguhenda, ngo uyambariza ku ishyiga ikagusiga ivu. Ariko kuvuga ko batagomba kuyihera inzoga mu ziko. Ngo Imana iraguha ntuyumyaguze, ariko kuvuga ngo ntuyikutirize. Ngo Imana si rutakirwa nk'iyabonye umuntu, ariko kuvuga ngo Imana iguha icyo yakugeneye. Abanyarwanda bavugaga ko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ni ukuvuga ko ku bwabo Imana yazaga kubararira no kurara ibategurira ibyo bazarya ku bukeye. Iyo mvugo kandi igasobanura ko ku bwabo Imana yagendaga yimuka, ikava ahantu ikajya ahandi, ntibere ahantu hose icyarimwe. Aho igeze ikahagirira akamaro, aho ivuye abagizi ba nabi bagashobora kuyiba umugono. Abanyarwanda bahaga amaturo ibyegera by'Imana kuko bagereranyaga ubutegetsi bw'Imana n'ubw'abantu, bakabugereranya n'imitegekere y'ibwami, kuko mu mibereho yabo bari basanzwe bavuga ngo ntihica umwami, hica rubanda. Niyo mpamvu rero bahoraga bashakisha mu buzima no mu mandwa aho icyago cyaturuka, bashakisha ushobora kujya kubacerereza, kubahakanwa cyangwa kubahakirwa ku Mana. Imana n'abazimu. Mu migani y'Abanyarwanda hari uwo baca ngo iyakaremye n'ikamena. Ni ukuvuga ko mu mibereho yabo bari bazi ko Imana ariyo yica nk'uko ariyo iba yaremye. Gusa imibanire yabo n'Imana yahagarariraga ku rupfu. Iyo umuntu yabaga amaze guhinduka umuzimu, yaba yarabanye n'abandi neza, yaba yarababaniye nabi, yaba yari umunyabuntu, yaba yarabaye igica, nta hantu na hamwe bavuga abazimu bongeraga guhurira n'Imana. Nta hantu bavuga Imana yahemberaga abagize neza, nk'uko ntaho bavuga yahaniraga abagizi ba nabi. Nta juru, nta muriro abasokuruza bacu bari bazi. Ahubwo bo bavugaga ko uwo Imana yahaye kubaho neza atarapfa, byabaga ari byo bihembo bye. Yamara no kuba umuzimu agakomeza kumererwa neza. Naho uwo yabaga yarimye akiri muzima, bikaba igihano cye kuri iyi si. Yamara no gupfa agakomeza kumererwa nabi. Mu bisobanuro bitangwa n'abanyamihango, bavuga ko nyuma y'urupfu umuzima bukwe n'Imana ikaba ukwayo. Akaba ariyo mpamvu abantu barwanira kwibeshaho neza bakiri bazima, ntibatinye kugirira nabi uwo basumba. Abanyamihango nanone bavuga ko Imana ihora ihoze kandi igahorera abantu bakiri ku isi. umugizi wa nabi agahanirwa ku
ku isi, yahanwa ku mubiri we bikagaragara, yahanwa ku mutima agashengukira imbere, yahanirwa se mu rubyaro rwe, icyo gihano kikaba hano ku isi. Impamvu zatumaga abazima bemeza ko umuzimu ntaho ahurira n'Imana ni uko umuntu yabaga yatewe n'abazimu akambaza Imana uko ashoboye, abazimu ntibamuveho atabahaye icyo baje gushaka. Bityo abantu bakavuga ko abazimu ari ibyigenge, ko Imana itababuza gutera, ko nta bushobozi ibafiteho. Yego, hariho abamuganaga icyizere bagakomeza kuyiragiza, bakavuga ko bo bakoze icyo bashoboye, ko ahasigaye ari ah'Imana. Hakaba ubwo bivugiraga batyo, bagahuza n'uko Imana yabaga itagiye kwirirwa ahandi, igahosha intezi ku bwende bwayo. Imana n'imandwa. Mu bisobanuro bihabwa inzego z'abazimu, havugwa ko imandwa ari abazimu b'ibyatwa cyangwa abazimu b'ibihangange bashinzwe n'Imana kuyifasha kuyobora isi n'ibiyituye. Mu bituye isi hakaba harimo n'abantu. Mbere y'ibisobanuro by'imibanire y'ibinyabuzima bituye isi, reka tubanze ibisobanuro by'imibanire y'Imana n'imandwa n'abantu nk'uko abanyarwanda ba kera bari babizi. Birumvikana neza muri iki gitekerezo cy'abakurambere. Imana igenga byose, kubera ko itabera hose icyarimwe, aho itari hayoborwa n'imandwa. Imandwa itegeka akarere irimo ikurikije amabwiriza yahawe n'Imana, ariko ikoresheje ubushobozi n'ubuhanga bwayo kamere. Yaba ifite ubuhanga n'umutimanama bihanitse, akarere iyobora ikagategekana ubuhanga idahubutse. Imandwa ishobora kugira ubwihangane buke, ikaba yafata ibyemezo cyangwa ibihano ihubutse, umuntu akaba yatangwa agapfa urwo atararanye. Umuntu yafatirwa ibihano kuri ubwo buryo yagobokwa n'iyakare iramutse iri bugufi kandi hagira igaruriro. Muri urwo rugero, hari ubwo iryo garuriro riba ritagishobotse, bikababaza abasigaye, ariko ntibigarure uwagiye, ntibibuze uwapfuye gupfunywa. Mu by'ukuri se imandwa ni iki? Mu magambo make, imandwa ni urwego rukuru rw'abazimu. Ni izina baha abazimu bamwe baba barigeze gukora ibikorwa bisumba ibya rubanda rwa giseseka batarapfa. Wavuga ko ari abazimu b'ibyatwa bahawe n'Imana ububasha bwo kuyifasha kuyobora byinshi kuri iyi si, ukurikije uko bapfuye bameze. Mu mirimo bashinzwe wavuga nko kuvura, guhanura, kuyobora imihango n'amadini, kuyobora abategetsi b'ibihugu, kumurikira abahanzi n'abahimbyi, kuyobora ubwororoke bw'abantu n'ubw'ibindi binyabuzima. Mu mvugo yoroshye yumvikana by'iki gihe, wavuga ko imandwa ari abatagatifu. Mu mandwa mu Rwanda, abantu bakunze kumenya imandwa zo mu mihango yo kubandwa, arizo ziyoborwa na Ryangombe, abamarayika. Mbere y'umwaduko w'amadini, abanyarwanda ntibari bazi urwo rwego rw'imyuka abanyamadini bavuga ko itigeze imibiri. Abanyamihango basobanura ko mu kinyarwanda gisanzwe nta kindi kintu kiba hagati y'Imana n'abantu, ko nta kinyabubasha gihari usibye abazimu bakomoka ku bantu, n'imandwa zatoranijwe mu bazimu kugira ngo ziyobore ibinyabuzima byo ku isi. Ni ukuvuga rero ko urwo rwego rw'imyuka ruzwi gusa n'abayoboke b'amadini ashingiye kuri Bibiliya. Amashitani. Abo banyamadini bavuga ko ngo hariho urwego rw'abamarayika rwagomeye Imana, maze ngo bakaba barahanwa. Ubu ngo bakaba bakora iyo bwabaga ngo bayobye abantu, maze nabo bagomera Imana. Urwo rwego rw'imyuka mibi barwise amashitani, akoresha ingufu zayo zihebuje mu bugizi bwa nabi ku bushake bwayo, nta muntu ugombye kuyinginga nk'ibinyabubasha bisa n'ibyataye umutwe. Bernardine Muzungu, umupadiri w'umudominikani, maze kumva abantu benshi kandi bitwa ko bari bakwiye kuba babyumva, batazi neza ibahitiranye n'ibitariyo. Ukwemera, ukwizera no gukunda Imana rurema. Imana rurema yaremye ibintu bya hano ku isi, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ndetse uhereye no ku bantu ubwacu. Iyo Mana rurema abanyarwanda bayivuze ku buryo bwinshi. Hari inyito zivuga kamere k'Imana. Inyito ya mbere nyine yitwa Imana, bakayita iya mbere. Ni ukuvuga ko Imana ariyo iri hejuru y'ibintu byose, iruta byose, tukaba twayita musumba byose. Inyito ya kabiri
bavuga ngo iya kare, iyo Mana baba bavuga ko yabayeho iteka ryose kandi izahoraho iteka ryose. Inyito ya gatatu, Imana Rugabo n'Imana Ushobora byose, ifite ububasha butagira ikimunanira. Ibyo ni ibyerekeye kamere k'Imana. Hari ibyerekeye nyine ubwo bushobozi. Mu by'ukuri mu Kinyarwanda abakurambere bacu babishyize mu mvugo yabo y'Ikinyarwanda no mu mibereho yabo ya buri munsi. Bigiye kuba biruta kuba byahabwa umuntu umwe gusa cyangwa Abanyarwanda bwose. Tubisanga mu nyito, mu mazina y'abantu, cyangwa se mu migani, ari migufi ari miremire. Ingero ni nyinshi nawe utazizi. Ikintu nifuza ni uko Abanyarwanda bakumva ko bafite umugisha wo kuba bafite ababyeyi babo baboneye izuba bakabona ukuri. Ubona ko umuntu w'Umunyarwanda wese akwiye kwishima no gushima ababyeyi bacu. Tujye tuvuga umuco w'Abanyarwanda, idini y'Abanyarwanda, kubishima rwose tukabashima. Ko Imana Rurema iriho kandi idutoza ibyo dusoza turabizi. Iya mbere, itego rya mbere muri ibyo ni ukuza indimwe, gukunda no gufashanya, tukazadufasha nyine kugera ku byo twaremewe. Mbese nicyo nasabira ko Abanyarwanda bayikurikiza. Muri rusange ni uko Abanyamihango basobanura imibanire y'Imana